Nyita mu Kabaranga Clarisse, ntuye mu kagari ka Kamukina, umudugudu w'Umurava, umurenge wa Kimihurura. Dukurikije ibihe twavuyemo, twariyubatse ku nshuro 25 tugezemo, twariyubatse ndetse cyane. Ikikwereka ko twiyubatse nuko twamaze kugira imitima ikomeye, ntabagihamuka, ntabagihungabana, ntabakirira, kubera ko twagize leta y'ubumwe ikadufata mu mugongo, nta kitadukoreye, ari abarwayi irabavuza. Kandi n'ukuri naho tugeze ntawe ugisaba, nta bantu bafashwa babone ngoboka yo kutishobora, ni bake, n'abasaza n'abakecuru. Abantu twese tugikomeye tukiri bato twarigize, twakoze amashyirahamwe, udashoboye turamusura tukamuzamura. Bivuga rero ngo iyi nshuro twibutse n'ukuri nta kibazo kigihari, n'ikibazo cyaba gihari ni abantu tugifite bagifite ingengabitekerezo yo kwanga kuvuga aho imibiri y'abantu iri, ikaba igenda igaragara buke buke uko tugiye kwibuka ikaboneka. Ariko nabo uko iminsi ihita, uko bigishwa, uko babona n'uyigaragaje nta kibazo ahura nacyo, nibaza ko nabo bazagenda bafunguka mu mutwe bakabikora. Ariko n'ukuri nizo mbogamizi dufite ko abantu bakinangira ntibavuga aho imibiri y'abantu iri, n'abariya bari hanze babatera ubwoba, batera bagira gute, ntabwo badukanga kubera ko dufite umutekano kandi turakundanye, nta n'amacakubiri tukibona, kuko abana cyane nicyo kintu turi kubakuramo. Kandi urubyiruko rurabikunze, rukunze no gukurikirana amateka, kandi wamenya amateka, ibibi byose urabireka ukajya ku byiza ukiteza imbere. Ubu rero twiteje imbere n'ukuri, kandi ntabwo ibi tubona bizongera, kuko ibyabiteraga ntacyo tubifite. Nge nitwa Uwimana Beata, nkaba ntuye mu kagari ka Kamukina mu mudugudu w'Izuba. Mu by'ukuri ikintu navuga kuri iyi myaka 25 ishize turi kwibuka twiyubaka, ni ukuri nanjye mbona ibihe bigeze heza, kuko kera wabonaga n'abantu batabyiyumvamo, twaza nko kwibuka ugasanga turi abantu bake cyane, ariko abantu bose babyiyumvamo, yaba bacitse ku icumu, yaba abagize uruhare mu kuri gukora ariya mahano yabaye. Ni ukuri bose basigaye babyiyumvamo, kuko nta tandukanyirizo rikiriho, abantu bose babaye bamwe, ntawe ukivuga ngo uyu ni umuhutu uyu ni umututsi. Nicyo kintu cya mbere nshimaho Imana, kuko ni ukuri kiriya kintu n'abana bacu ubu ngubu ntabwo bakimenya ngo ndi iki, kubera ko kiriya gihe cyari kibi cyane cyo kuvuga ngo uriya ni umuhutu uriya ni umututsi. Kuri iki gihe nk'uyu mujyi dutuyemo, abantu baba baravuye mu ntara ntawe uzi icyo uri cyo, ariko mbere rwose kubera na za ndangamuntu twagiraga, umuntu yabaga azi ngo uriya ni umuhutu uriya ni umututsi. Nicyo kintu nshimaho cyane, kuko biriya bintu ubona ko byaduhaye kuba umuntu, abantu twese twarabaye Abanyarwanda. Ikindi kintu nshima ni uko ni ukuri urabona ko abantu bariyubatse, nta muntu ugihahamuka, ntawe ukikanga mugenzi we, twabaye abantu bamwe. Ni ibintu nshima cyane. Nitwa Gasore Jean Pierre, ni mudugudu w'Izuba, akagari ka Kamukina, umurenge wa Kimihurura. Natwe urubyiruko dufatanya na leta mu kuba twagira byinshi dukora, dufasha rwa rubyiruko rutari kuza ngo rwegere leta mu buryo bwo kubaka igihugu, tubasha kurukurura. Hari abari mu biyobyabwenge, mu zindi nzira zitandukanye, ariko hose tugomba kurukangura kugira ngo duhurire hamwe mu makaraba amwe atandukanye, kugira ngo dukomeze dufatanye igihugu cyacu. Nk'urubyiruko 94 nirwo rwabashije gukora mu ngengabitekerezo cyane, nibo babashe gusenya igihugu. Niyo mpamvu leta yegereye urwo rubyiruko rw'iki gihe kugira ngo ruhuze hamwe, atari ukuvuga ngo yakomoka ku mututsi, yakomoka ku muhutu, mu buryo kugira ngo bahurize hamwe, bahuze za mbaraga, none abawundi ubwo bumwe bwabo nibwo bubahuza kubaka icyo gihugu cyacu. Mu bumwe n'ubwiyunge, u Rwanda urabona ko ruri kugenda uko imyaka ishira, pourcentage zagenda zizamuka cyane, kuko Abanyarwanda hari bamwe bagiye babohoka bakavuga, bakatura, bakavuga ibyabo byose. Kuba baratuye rero ugasaba imbabazi wakoreye uwo wiciye uwe, uwo wiciwe nawe agatanga izo mbabazi,
nibwo bwa bwiyunge turimo leta idushishikariza nibwo tugenda tugeraho. Cyo nsaba urubyiruko ni ukuza rukegera urundi ruri mu maklabu atandukanye nabo bakaza bakiga ibyo byiza byabo, kuko utari muri ayo maklabu niwe uzumva ngo habaye iki kuko kumva ko ari ukuri nawe akaba yabishishikariza kubijyana mu bandi. Ariko niba uri mu maklabu uri mu magurupe runaka, ikibaye cyose bahita ko batangaza ko ari ibinyoma, nawe ugafatiraho amakuru koko y'ukuri. Bya bihuha n'ubye wabisakaza, ahubwo ugasakaza kwa kuriho mu gihugu. Umwe n'ubwiyunge biragenda kuko ubumwe n'ubwiyunge bwahereye ku bantu bakuru, ariko icyiza ni uko abana bakiri bato bo babufite cyane, baburimo cyane kandi neza, kandi barabwigishwa. Ubu hari abantu bose basabanye imbabazi, uwishe undi, uwiciye, uwasahuye, barasangira. Hari n'abo duturanye bakundana cyane ndetse kurusha abacikacumu bwabo. Murakoze, mazina yanjye nitwa Banamwana Rosette. Icyo nabivugaho nko ku nshuro ya 25 twibuka kubw'imiyoborere myiza, tugeze kuri byinshi kubw'iterambere. Muri kiriya gihe nka bamwe nka Jenoside yabaye mfite imyaka mike, imyaka 5, ariko aho bigeze ubu ngubu mbona twarateye imbere. Ikindi kubw'imiyoborere myiza twabashije kwiga muri kiriya gihe, kuko nk'abakuru kuri twebwe ntabwo babashaga kwiga kubw'ubwoko. Ariko ikintu nshima mbere na mbere, ndashimanya kuba Perezida Kagame wabashije kudufasha kugira ngo twiteze imbere. Ikindi kubw'imiyoborere myiza babasha kutwigisha kureka amacakubiri, kuko niyo ya mbere yabashije gufata intera kugira ngo Jenoside igerweho. N'urubyiruko nk'uruhare rwacu twagize nk'urubyiruko nirwo rwabashije kugera kuri biriya badukoreye Jenoside iraba. Ariko nk'ubu ngubu kubw'iterambere twamaze kwikuramo ibintu by'amacakubiri, twumva ko turi umunyarwanda, turi umwe. Natwe nk'urubyiruko icyo twabashije gukora cya mbere ni ukwishyira hamwe. Nko ku mashuri twabashije kugenda tugira amaklabu nk'amayarishe, nk'abana babashije kurokoka Jenoside ariko badafite ababyeyi, twabashaga kugira nka pere na mere. Ibyo twumva ko tukiriho kandi turi umwe, dufite n'ababyeyi. Rero iyo nko ku ishuri imwe twagiraga nk'umubyeyi, umupapa n'umumama, warabegera ukababwira ikibazo bakakuganiriza, kimwe no mu midugudu dutuyemo. Nk'uko tugenda duhura dukora amanama y'urubyiruko runaka, hari byinshi biduhinduraho cyane. Nk'uruhare twagira kenshi, urubyiruko dukunda gukoresha za social media, za Facebook, WhatsApp. Hari ibyo tugenda tubona byinshi bitari byiza, bavuguruza ibyo twagezeho, basebya u Rwanda ko mu Rwanda hakiri ibintu by'amacakubiri, intambara, ibiki. Ariko nkatwe nk'uruhare runini rwa mbere twagira tukavuguruza ibyo, dushobora kwishyira hamwe nk'aho tubyumvishe babyandika cyangwa aho tubibonye, natwe tugashobora kuba twakandika tuvuguruza ibyo batuvuzeho, kuko nkatwe ubwacu turahibereye mu Rwanda. Ababasha rero kubyandika, kubivugana, abadahari bagiye muri kiriya gihe, wenda bahunze n'ikiba bavuga ibyo bumva, ariko nkatwe tuvuga ibyo tureba tubona. Turi mu Rwanda rw'amahoro, nta kibazo na kimwe dufite. Icya mbere twashingiraho twumva ko Jenoside idashobora kongera kubaho, icya mbere ni uko twabashije kumva ko turi ndi umunyarwanda. Gahunda ya leta yabashije kuzana ndi umunyarwanda, niyo yabashije kubanza kudushyira hamwe. Icyo nicyo cya mbere. Iyo twabashije kwishyira hamwe rero ntitwumve ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umutwa. Icyo nicyo cya mbere kibanza kudufasha. Icya mbere twakora nk'urubyiruko, tubanza kuganira nk'urubyiruko, twumva ko niba dukoze ibiganiro n'ibiki, ntidumve ko twe Abatutsi, Abahutu, ibiki, tugashyira hamwe tukagerageza uburyo ki tubasha kuganira, twumva ko nta Jenoside tugomba kongera dushaka muri twe, kuko nta kiza twayibonyemo. Icya kabiri, wenda ikindi cyizere nuko dufite ubuyobozi bwiza. Kubw'ubuyobozi bwiza basha kutwegera, bukatuganiriza, bukatwereka ibibi. Nk'abakuru kuri twe basha kutwereka ibibi, ibyo babashije kubona, natwe twumva ko tugomba gufata intera tubirwanya kugira ngo bitazosubira ukundi. Twantegereje Imana Isidori, mvuka mu murenge wa Buyoga, akarere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru. Turi kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uruhare rwacu rero nakwivuga nk'urubyiruko,
mu mateka wenda nka igihe Jenoside yabaga nari mfite imyaka 7 ariko urebye ukuntu igihugu cyari kimeze iki gihe ntago umuntu yibazaga niba koko u Rwanda ruzongera kugira umucyo nk'uwo tubona ubu ngubu kuko byari ibibazo bikomeye mu gihugu muri rusange. Natangira rero nshimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuba yarabashije guhagarika Jenoside twese nk'abanyarwanda ubu ngubu twaba dufite amahoro. Leta itandukanye n'uburyo ki leta yakoze Jenoside yari imeze kuko ubu ngubu leta y'u Rwanda iri guharanira ku nyungu rusange z'abanyarwanda, nta munyarwanda uhejwa ku iterambere. Urubyiruko kuri iki gihe ni uko ruzi ko ari rumwe, nta vangura ribaho. Urubyiruko nta kuvuga ngo uriya n'umuhutu uriya n'umututsi, ni abana bakorera hamwe pe, yaba wacitse ku icumu yaba uriya wari ufite se ufunzwe, ni abana biyubaka bagakora imirimo imwe nta kuvangura ngo biriya ni ibya bariya biriya ni ibya bariya. Kandi ikintu nshimaho leta ni uko ifasha abana bose. Niba ari kuvuga ngo uriya mwana n'uw'umukene baramurihira ishuri, nta kuvuga ngo n'uw'umuhutu n'uw'umututsi, abana bose bakiga kimwe. Umwana ufite ubwenge wese akiga aho ashaka n'aho ashoboye, kandi na leta ikabafasha nta kuvangura. Nicyo kintu nshimaho kuko abana ubona ari bamwe bakora ibintu bimwe nta kibazo. Wenda imbogamizi zabaho nke ni mu bantu bakuze bashobora kuba wenda bakigira ingengabitekerezo nko mu ngo zabo kuko ntibatinyuka kubigaragaza aho abandi bari, ariko ni gake cyane n'abayifite wakumva bayigira gake cyane, bake nabo mu ngo zabo ubona ko bizashira kubera ko ntibagitinyuka kubigaragaza ahagaragara. Barego urubyiruko dufite icyambere ni ukwiga amateka, tukayiga tukayacengerwa, tukirinda ibihuha ndetse n'ibikuba abahunze igihugu ndetse n'abatifuriza neza u Rwanda bahura batubibamo. Tugakoresha social media tubacyaha kandi tubereka yuko ibyo bo bazi byabaye kera atari ku Rwanda rumeze, kandi tukabakangurira no kuza mu gihugu bakabasha kureba aho u Rwanda rumaje kugera rwiyubaka, kandi tukamenya n'impamvu ibyo nibyo babivuga kuko hari ubivuga kubera yabibwiwe n'undi cyangwa akabivuga kubera kwanga u Rwanda gusa kuko habemo Jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo tukamugaragariza ibyiza u Rwanda rumaje kugeraho, inyungu buri munyarwanda wese afite ndetse n'intumbero leta y'u Rwanda ifite kugira ngo abanyarwanda bese twese tuzabashe kugira icyerekezo kimwe kandi no guharanira ku nyungu rusange zimwe ndetse n'iterambere u Rwanda rwifuza buri wese akarigiramo uruhare, nta kugenda imbereka, nta kwishekana, kandi buri wese imbaraga zose afite zitandukanye n'urwego turimo tukabasha kuzamurana twese tukazabasha kubaka igihugu twifuza.